Nshuti bakunzi ba Leo World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru akubiyemo ay'ibyamamare n'abahanzi, amakuru y'imyidagaduro yose, amakuru ya politike, amakuru yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, amakuru yose atandukanye ndetse n'andi yose aba yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni muri urwo rwego rero tuboneyeho gushimira buri muntu wese wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi nawe utarakanda subscribe reka tugukangurire gukora subscribe hakiri kare, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo amakuru yose, amakuru tuzajya dushyiraho ujye uhita ubimenyeshwa ku kanya tukimara kuyashyiraho. Muri aka kanya tubafitiye inkuru ya moto zikoresha amashanyarazi. Za moto mu minsi yashize zigeze gushishikarizwa abamotari ko arizo batangira gukoresha cyane bakava kuri izi ngizi zinywa essence n'ibyerekeye na mazutu, kugira ngo bagabanye imyotsi ihungabanya ikirere. Nibura buri mwaka ku isi hapfa abantu miliyoni 7 bazize ingaruka z'imyuka yanduza ikirere. Ni mu gihe urugendo rumwe muri 5 zikorwa mu mujyi wa Kigali ari urwa moto yashyizwemo mazutu cyangwa se peteroli, bizwiho kuvamo imyotsi yangiza ikirere. Ubushakashatsi bw'ikigo cyo kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA mu mwaka wa 2017 bwagaragaje ko ku isonga y'ibihumanya umwuka uhumekwa mu Rwanda harimo umwotsi w'imodoka, moto, imyotsi y'amakara n'inkwi ndetse n'ibindi bitandukanye. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yo icyo gihe yagaragazaga ko buri mwaka mu mavuriro hakirwa miliyoni 3 z'abivuza indwara z'ubuhumekero, barimo 13% baba bazitewe n'ihumana ry'ikirere. Ubushakashatsi ku miturire yo mu mujyi bwakozwe n'impuguke zo muri kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza bugaragaza ko muri 2025 mu gihe moto zose zigenda ku butaka bw'u Rwanda zaba zikoresha amashanyarazi, byajya bigabanya imyuka yangiza ikirere byibuzeho kilotoni 70,000 bya dioxide de carbone cyangwa se carbon dioxide ku mwaka. Kilotoni imwe ingana na toni 1000. Ibi bibaye byatuma imyotsi yoherezwa n'ibinyabiziga mu kirere byibuze igabanukaho 10% muri Kigali. Ntabwo ari ibi gusa kuko bizagabanya n'imyotsi yanduza ikirere, bikanagabanya cyane indwara ziterwa n'ihumana ry'ikirere. Umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga CST, Dr. Kalisa Egide yabwiye igihe dukesha inkuru ko gukoresha moto zikoresha amashanyarazi bitagira ingaruka nziza gusa mu kugabanya imyuka yangiza ikirere, ahubwo bifite n'ingaruka nziza ku bukungu ndetse no ku buzima bwa muntu. Ubushakashatsi bwerekana ko mu gihe moto zikoresha amashanyarazi zaba ari 100% mu Rwanda, mu mwaka wa 2025 muri Kigali byagabanya byibuze miliyari 23 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka atangwa kuri za mazutu na peteroli bitumizwa hanze. Ibi byatera inyungu byibuze ingana na miliyari 9 buri mwaka ugereranyije n'ayakoreshwa kuri moto zikoresha amashanyarazi ariyo miliyari 14. Ubusanzwe moto ikoresha amashanyarazi ihenze kurusha moto yindi isanzwe, ariko amafaranga akoreshwa ku ngufu za moto zikoresha amashanyarazi ni make kurusha moto isanzwe. Nk'urugero, ugendeye ku ikoranabuhanga ry'ubu, amafaranga 100 yagura mazutu yakoreshwa byibuze ku rugendo rw'ibirometero 5 kuri moto zisanzwe, ariko mu gihe ubundi ayo mafaranga 100 yagura amashanyarazi yakora ingendo byibuze zingana n'ibirometero 11 kuri moto zikoresha amashanyarazi. Dr. Kalisa uri mu bakoze kuri ubu bushakashatsi yavuze ko iyo urebye nko mu Rwanda cyangwa imijyi yose cyane ya Afurika, ihumana ry'ikirere rituruka ku modoka cyangwa za moto ziba zishaje. Uko zinywa mazutu niko zisohora ibyotsi bihumanya ikirere. Yakomeje agira ati, twabonye moto cyangwa imodoka zikoresha amashanyarazi zifite ingaruka nziza nyinshi
kuko zizagabanya bya byotsi byangiza ikirere kandi bizafasha mu mihindagurikire y'ikirere. Yakomeje agira ati nko mu bihugu byateye imbere usanga kenshi nk'imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange bakoresha iz'amashanyarazi. U Rwanda rwihaye intego y'igihe kirekire yo kuba igihugu kitohereza imyuka ihumanya ikirere nk'uko bigaragara mu cyerekezo 2050. Rwiyemeje kandi ko kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030 ruzaba rwagabanyije ku gipimo cya 38 imyuka ihumanye yoherezwa mu kirere. Imodoka zikoresha amashanyarazi zikaba zitezweho kugabanya 9% by'iyo myuka nk'uko bigaragara muri gahunda y'igihugu yo kugabanya imyuka ihumanye yoherezwa mu kirere, Nationally Determined Contributions. Mu kiganiro n'igihe dukesha inkuru, Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yavuze ko umwuka Abanyarwanda bahumeka by'umwihariko abo mu mujyi wa Kigali wanduzwa ku rwego rwo hejuru n'imyotsi yoherezwa mu kirere n'ibinyabiziga. Yakomeje agira ati umwuka duhumeka wo muri Kigali wanduzwa na moto. Ikindi kandi nizo nyinshi cyane zifashishwa mu ngendo muri Kigali ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu gihugu. Ubwo rero tugize amahirwe moto zose zikaba zikoreshwa n'amashanyarazi, byagabanya ibintu byinshi cyane muri gahunda ya guverinoma yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Muri Kanama umwaka w'ibihumbi 2019, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje bwa mbere ko hari umushinga w'uko moto zikoreshwa na lisansi zigomba gusimbuzwa izikoresha amashanyarazi mu rwego rwo kurengera ibidukikije no gukomeza gutuma u Rwanda ruba igihugu kirangwa n'isuku no kurengera ibidukikije. Icyo gihe yagize ati turashaka ko mu Rwanda twagira moto zikoresha amashanyarazi gusa, ziriya zindi zose kubera ko zitwangiriza umwuka duhumeka. Ubwo tuzavaho tujya no ku modoka. Minisitiri Dr Mujawamariya yavuze ko iyi gahunda yari iteganyijwe kwihutishwa ku buryo kuri ubu umubare wa moto zikoresha amashanyarazi wagombaga kuba warazamutse, ariko hakaba harajemo imbogamizi zishingiye ku cyorezo cya COVID-19. Yaravuze ati urumva iyi gahunda ntabwo yabashije kwihutishwa uko twari twabiteguye, ariko impamvu ni icyorezo cya COVID-19. Gusa n'ubundi turakomeza gushyiramo imbaraga mu bukangurambaga. Birumvikana ntabwo bizihuta nk'uko twabishakaga, ariko tuzakomeza kugerageza. Biterwa n'abazikora ndetse n'ibibazo bagenda bahura nabyo, ndetse tutibagiwe n'iki cyorezo cya COVID-19. Yasabye abafite ibinyabiziga nka moto mu gihe bataratangira gutunga ibikoresha amashanyarazi kujya babisuzumisha nibura rimwe mu kwezi. Yaravuze ati nibura bagiye bakoresha isuzuma rya moto zabo nka rimwe mu kwezi, ndetse n'abafite imodoka bagakoresha isuzuma nibura rimwe mu mezi 3, byafasha mu kugabanya ibyo byuka. Kuko hari igihe ugenda inyuma y'imodoka ikohereza ibyotsi ukibaza kuri uwo mwuka uba uhumetse. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo mu Rwanda hatangiye igerageza rya moto zikoresha amashanyarazi bigizwemo uruhare na sosiyete yitwa Empassand izobereye mu bijyanye n'ibinyabiziga bikoresha ubu bwoko bw'ingufu. Igerageza ry'ibanze ryerekanye ko moto itwara abagenzi ishobora gushyirwamo umuriro ikagenda ibirometero 65 inafite umuvuduko wo hejuru y'ibirometero 80 ku isaha. Iyo moto igura $2,700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuyishyiramo umuriro cyangwa se kuyisharija bitwara hagati y'iminota 45 cyangwa se 50, ndetse iyo batiri zazo zuzuyemo umuriro zibasha kugenda ibirometero 90 byose umuriro ukirimo. Ubuyobozi bwa Empassand butangaza ko batiri imwe kuyicaginga bishyura amafaranga 920, ariko ntabwo bisaba kuyitegereza. Uhagera baguhereza irimo umuriro ugasiga iyo washizemo. Izi moto kandi zifite ahantu habugenewe uyitwara agenda arebera umuriro urimo uko ungana, ku buryo abonye ugiye gushiramo yakwihutira guhindura batiri yayo. Iyo zigenda nta rusaku wumva cyangwa ngo ubone umwuka usohokamo nk'uko bisanzwe bizwi ku
kuri moto zikoreshwa na lisansi dusanzwe tubona. Nk'abamotari baganiriye n'igihe dukesha iyi nkuru bagaragaje ko batiri zishobora kumarana umuriro amasaha 3, bivuze ko ku munsi umuntu acaginga inshuro 3 cyangwa 4 bitewe n'uko yabonye abagenzi. Umumotari witwa Rucamubicika Felicien yavuze ko iyo yuzuye akuramo amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 mu gihe iyo moto inywa lisansi yashyiragamo litiro imwe igura asaga amafaranga 1,000 y'u Rwanda, agakuramo ibihumbi 3 cyangwa se ibihumbi 3,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Rucamubicika yavuze ko moto ikoreshwa n'amashanyarazi nta mavuta imusaba, mu gihe iyindi yamusabaga ay'ibihumbi 4 cyangwa se 4,500 bya buri cyumweru.